iki gihe twibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, Minisiteri y'Uburezi ifatanyije n'ibigo biyishamikiyeho bazibuka abakozi bakoraga mu zahoze ari Minisiteri y'Amashuri Abanza n'Ayisumbuye, Minisiteri y'Amashuri Makuru, Ubushakashatsi n'Umuco hamwe n'abandi bakozi b'ibigo by'izo minisiteri bakoreraga imirimo itandukanye i Remera na Kicukiro kuri Impresco. Uwo muhango uzaba tariki 15 Mata 2024 guhera saa 6 kugeza saa 10 ku rwibutso rwa Jenoside rwa Kigali mu murenge wa Gisozi mu karere ka Gasabo. Ni muri urwo rwego Minisiteri y'Uburezi itumiye abantu bose bafite ababo bazize Jenoside yakorewe Abatutsi bakoraga mu bigo tumaze kuvuga haruguru kuzaza kwifatanya nayo muri uwo muhango wo kubibuka. Minisiteri y'Uburezi iboneyeho kwihanganisha Abanyarwanda n'imiryango yabuze ababo bakoraga mu burezi by'umwihariko. Tubifurije gukomera no gukomeza kwibuka twiyubaka.